ndabasuhuje bahaye ikaze ku Gatangaza TV nk'ibisanzwe niwo murimo w'Imana kuba turimo ndabasuhuje cyane tumaze iminsi tutabonana Imana ishimwe ko twongera guhura ndabasuhuje cyane cyane abantu nkunda gusuhuza cyane murabizi Burundi ndabasuhuje mu Kirundo ndabasuhuje cyane Imana ibamugisha mbasuhuza abantu bari Tanzania abantu banyirika ko bankurikirana abantu banyirika ko turi kumwe ndabasuhuje cyane Uganda ndabasuhuje ndabasuhuje abantu bari muri Canada hayi kaze abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabasuhuje turi mu mwanya rero n'ubundi muri sanzwe murabizi niwa murimo w'Imana tuba turimo ariko uyu munsi hari ukuntu Uwiteka bigenje noneho nazindutse ntembera nk'ibisanzwe nyine nuko ubundi umuntu nyine bikajya mu kazi ariko ibyari binjanye ntabwo ari byo nagiyemo naje gukura n'umuntu warambwira ati quartier imeze gutya na gutya ubu mubona mpagaze mu murenge wa Gisozi ariko siko nari nabiteguye kubikora arambwira ati hari ahantu nzi umuntu afite umwana umaze imyaka igeze muri 12 aryamye ahantu hamwe atahava ufite ubumuga kandi uwo muntu kugira ngo abantu bamugereho bamukorera ubuvugizi ni ibintu bitajya bimworohera ni ibintu nyine bimugoye kandi bitanu namworoheye ndavuga ati wahindura ibyo naringiyemo hajya gukora iki kiganiro ndavuga mpite mpindura ngende nye kureba uwo muntu bantongeye agatoki andi ndi muri quartier yaho ndabona negereye kuhagera nagira ngo rero munkurikire tujyane tujye kureba uwo mwana uko bimeze tuganire na mama we twumve n'ukuntu avuga n'ibimurimo nuko bese turebe n'ukuntu abayeho kuko niwo murimo Imana yaduhamagariye rero nk'ibisanzwe muri kumwe na Shadia Iradukunda twagiye tujye kureba uwo muntu tujye kureba baganiza twumve ukuntu bimeze tugende السلام عليكم يا ولد شاد السلام عليكم ariko n'umundi tayari atwaye kuza twahageze
gusa nyine tugiye kugenda gake gake tugende kuko nanjye banshiriye isiri nanjye uko ngiye kugenda namwe ariko mugenda gake gake twagiye twahageze rero tugiye gukomanga hari baratuma ikaze cyangwa se ariko muhumure turi kumwe n'Agatangaza TV turi kumwe mange Raduha Urabaha ni karibu nkuko n'ubundi nababwiye twahageze baduhaye ikaze urabona ko nta mutima mubi ariko hariya kuri kamera hariho Mugisha nawe bimereye nabi ibintu ni ikaze baduhaye karibu reka rero tubanza dushima Imana yuko twahageze amahoro Mana ndagushimye ndaguhimbaje ushimiye kuri mwiza ushimiye ko imigambi yawe mwami Imana ari myiza ku bwoko bwawe ushimiye rero kubw'uyu mwanya w'umugisha wongeye kundemera ngo nongere nishimiremo kandi ndi mu murimo wampamagariye ndagushimiye ko nageze muri uru rugo mwami Imana bakanyakira izina ryawe nirihabwa icyubahiro ngiye mu mwanya utoroshye umwanya ukomeye umwanya uri busabe mwami Imana kuvuga ibikomeye ariko ndakwinginze mu nyambika imbaraga ndakwinginze ngo ubane nanjye kandi ushyigikire mwuka wawe wera ampangeho kandi urukundo rwawe rukomeze kumbaho ushyigikire Mana undinde ubwoba undinde icyatuma cyose mwami Imana njya kure Mana ubane nanjye mu buryo budasanzwe kandi buri muntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro Mana umwambika imbaraga kandi ubane natwe utugirire neza kuko kwiza kutubeho urakoze kumvishe gusenga kwanjye kandi kubikoze ni mu izina rya Yesu Kristo wabambwe nimwe gusigurugota amen ni bisanzwe nyine twahageze ariko murabizi hari ibintu umuntu ashobora kureba akabasha kwihangana ariko hari ibintu umuntu atabasha kwihangana iyi nkuru nyimara kuyumva numvise ari nk'ibintu nyine biraho bisanzwe ariko negereye aha ngaha mbonye ari ibintu bidasanzwe ahubwo biteye ubwoba nkunda kugendera cyane cyane ku bintu bijyanye n'ijambo ry'Imana ese koko niba Imana yaravuze ngo imirimo ijambo ry'Imana ritubwira ngo imirimo niyo izaduherekeza imirimo twakoreye hano mu isi ntabwo tuzajyanwa mu ijuru nuko ngo twasenze cyane twaririmbye ahubwo imirimo ese wowe uraho uri gukurikirana ikiganiro ubanye ute na bene so ubanye ute n'abaturanyi bawe ese ujya ufasha byibuze aha nicaye nifashe bihagije ku buryo kubera ko nanjye ubwanjye ntabwo nzi ibiri kumbaho ariko bene data mureke dukorere iyi Mana ko nk'abazapfa ejo kuko uyu munsi ni ahacu ejo si ahacu ntewe ubwoba no kubona umwana uri hano iruhande rwanjye uyu mwana bavukana ari impanga ari abana babiri umukuru ariga agiye mu wa gatandatu ariko urebe impanga y'ukuntu imeze umubyeyi we nawe ari aho ngaho mu buzima butamworoheye nawe urabibona ntabwo gusiga uyu mwana ngo ujye mu kazi ni ikibazo bene data mureke dukorera Imana kandi dufite umutima ndabinginze bene data mureke dukorera iyi Imana dukora inkuko ibidusaba dufashanye kandi tube hafi ya bene data kuko njyewe ikintu numva nabwira umuntu wese uri burebe iki kiganiro ni ukugira ngo Uwiteka agenda mukore ku mutima yumve hari ikintu yakorera kuri uyu mwana cyangwa umubyeyi w'uyu mwana kuko hari ubufasha bwinshi bukenewe yavuzwa cyangwa se ubuzima bwa buri munsi hari ibintu dukenera ariko mureke dukorere iyi Mana dukeneye gukora koko dukeneye imirimo izaduherekeza ndakeka namwe ibintu byo ndi kureba namwe muri kubibona ntabwo ari njyewe ndi kubireba njyenyine ariko nubona iki kiganiro nawe umutima wawe ugukoreho nawe wumve ko hari ikintu wakora rero turakomeje n'ikiganiro reka tuganirize mama w'uyu mwana ko yaduhaye ikaze gusa njyewe no marangamutima yanumvaga yanyishe niyo mpamvu navuze byinshi ariko ibi byose n'ubundi nta handi bishyira ni uko twageze muri uru rugo ni ukuri nkabona ibintu bitandukanye n'ibyo n'inkuru njyewe ubwanjye niyumviye mama karibu ku ikaze Agatangaza TV muraho ameze neza ese njye mfite ikibazo uyu mwana ni gutya yavutse ameze ntabwo yavutse ameze gutya akiri uruhinja ntabwo yarameze gutya yavutse nk'izindi mpinja ariko nyuma mu gukura kwe
ntijya akora ibintu abana bakora, ntiyakambakamba, ntiyavuga, ntiyahaguruka, agaciro uruhinja ntabwo ari kumenya ko byamera gutya kuko ntabwo byagaragaraga. Hanyuma akomeje gukura ubona ibintu bigenda bihinduka ku mubiri we. Hari ikintu na kimwe yigeze akora nyine kugeza ubu nuko bimeze yibera hasi. None se ikimatsiko mfite umugera afite nk'imyaka ingahe ubu tuvugana? 13. Numva bibabaje. Birababaje nuko bene data birababaje. Nawe niba uri kureba koko Uwiteka agira ikintu akora ku mutima wawe. None se mu buzima busanzwe ubayeho gute? Se ufite ikintu cyo gukora? Se uyu mwana ubasha kumukorana gute? Ubasha kumushakisha na gute niba ufite n'ikintu cyo gukora? Byoroshye. Urabona ko nta hantu waguhamusiga. Birumvikana. Kuko n'umwana musanze aha ngaha n'umuturanyi. Umwana w'umukobwa wicaye hano. N'umuturanyi. Abandi rero baba bagiye kwiga nk'uko bivuze. Nanga yagiye kwiga. Ntabwo biba byoroshye nko kurengerwa n'Imana cyangwa se uwo mutima ukozeho nk'uko wabivuze akadufungurira. Ese byibuze hari abantu bigeze baza kugusura? Hari abantu bigeze bakugeraho basi kugira ngo bakwereke ko bakwitayeho? Ntabwo abantu b'Imana baransuye. Ariko ntabwo wigeze ubona ubuvuzi bw'uyu mwana ngo abashe kuba yajyanwa kwa muganga, abashe kuba yakorerwa izindi gahunda zose zabasha kumufashisha kumuvuza? Umwana ndamuvuza ariko ambwira ko yangiritse ubwonko bwe ngo bwagize ikibazo. None se wowe ku giti cyawe ubuzima ubayemo ndi kubureba, ariko ndabona nenge ntarinze kubikubaza, ndabona ko nta bushobozi bwo kubavuza uyu mwana ufite. Muvuza nyine bisanzwe ariko niba wenda hari ibyo babikoraho simbizi. Muvuza bisanzwe hara ku bitaro byo ku Muhima. Nese ngiye nshaka icyifuzo wumva ufite umuntu uri burebe iki kiganiro aza kwibaza se ni iki twakora kuri uyu mwana? Ese ukeneye ko avuzwa cyangwa se wumva ikintu wumva umuntu yafasha akeneye ko kugufasha? Byibuza n'uri bukireba batinda kwiza iki kuri uyu muntu, nanjye basi ndebe ikintu nafasha kuri uyu mubyeyi. Ni iki wumva umuntu yagufasha cyihuta kugira ngo ubutabazi bwihute kuri uyu mwana? Kumuvuzeho ndamuvuza. Cyo ntari namenya neza kuba bambwiye ko ubwonko bwangiritse. Ntabwo nzi niba wenda hari aho bashobora kuba bavura ubwonko kuri izi saha. Nta muganga n'umwe twabonanaga mbwira ko bashobora kuba bavura ubwonko bikagira icyo byatanga. Ariko namwe murabibona ko babona ngo biba byoroshye, imibereho iragoye. Gusa ibi bintu ntabwo byoroshye byo nkuko ndi kubireba, ntabwo byoroshye kuko nawe nta kazi ufite gafatika nkaba ngugiye gukora akazi ugaburira abana usanzwe bakuru, ugire n'andi mafaranga yo kubona ko ubasha kugira ngo ubashe kuba uyu mwana wamuvuza. N'ubundi ni hahandi hari inkunga ikenewe kugira ngo umwana abashe kuvuzwa nawe ubashe kubaho urera abandi bakuru be. None se papa w'abana muri kumwe? Oya, byagenze ntabwo turi kumwe. Uyu mwana akubwiye ko nyine akiri uruhinja, yarameze nk'izindi mpinja, ariko nyine nyuma agenda akura agira impinduka yo kurwara. Kuko n'ubundi igihe ubuzima bw'uyu mwana ahanini mba mu bitaro. Mba mu bitaro rwose. Kuko rero yaramaze kubona yuko uno mwana arwaye ameze gutya hashize imyaka 11 tuba twenyine. Yaragutaye. Nukuri birababaje pe. Gusa njyewe cyo numva navuga nuko njyewe ntabicishije hirya no hino ikintu twakora kuri uyu mwana ni ubufasha. Urabona no kujya gushakisha ibyo yagaburira abana nabo ni ikibazo, n'imibereho mu buzima busanzwe ni ikibazo kuko nta kazi gafatika uyu mubyeyi afite. Namwe muri bana uyu mwana afite ukuntu bimeze, nta muntu yamusigira, nyine agomba kuba hari kugira ngo abari umwitaho. Bene ndamugira ikintu mwumva Uwiteka yakora ku mitima yanyu, nukuri mukorera Imana muzi neza ibyo muri gukora, kubera ko ntabwo twege abari hano hanze basetse babayeho neza,
ariko urebe nk'uyu mwana ntacyo yagiye yacumuye ku Mana nta niko cyaha yigeze akora ariko urebe ubuzima bwe uko bumeze uko buhagaze none rero ikintu ngiye navuga nuko nasaba kugira ngo buri wese uri kubona kino kiganiro aze kugira ikintu akora kuri uyu mwana ntabwo tutegetse ngo tubigenze gutya ariko umutima wawe nawe uze kugukoraho nkuko n'uwanjye uri bunkoreho imisozi iki Kigali kuko ngiye umutima wanjye wababaye imbere ya kamera nifasha ariko mfite agahinda n'umubabaro kuko n'ubwa mbere mbonye ibi bintu kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye ibi bintu nabibabwiye tugitangira ko ntari mfite gahunda pole mama pole n'ukuri pole kubera ko ngiye pole n'ukuri pole beneda n'ukuri ntabwo byoroshye kubona umubyeyi yarabyaye umwana mukabona ameze gutya ntabwo byoroshye nanjye ubwanjye kwihangana byanze ariko ngomba gukomera n'ugukomera mama pole kubera ko hari igihe Imana iba yabyemeye kugira ngo bibeho kugira ngo imirimo y'Imana yiyerekanire kuri uyu mwana niba ari ijambo rimwe muri Bibiliya rivuga ngo wari impumyi ari impumyi noneho ngo Yesu baramubaza ngo se ngo ni ibyaha yakoze ngo cyangwa ni iby'imiryango ye Yesu arabasubiza ngo no kugira ngo imirimo y'Imana yiyerekanire muri we nanjye rero ndahamya yuko ari ukugira ngo kubera ko uyu mwana yaravutse gutya ameze atya ari ukugira ngo imirimo y'Imana yiyerekanire muri we humura mu ijuru hari Imana kandi igitabara twabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza nanjye ndizera nshidikanya ko Imana izakora imirimo n'ibitangaza kuri uyu mwana rero humura Imana iri kumwe nawe kandi Imana irakuzi suko yakuretse kandi suko yagutaye Imana yacu ihora iri kumwe natwe kandi igimenya kuturemera ibyiza ntago Imana yacu igira ibabaza ihora ibabaza Imana igiye kukumara umubabaro kandi Imana igiye kugusetsa yego uri murarira amarira akababaro ubu ngubu ariko ndabizi ko Imana izagusetsa kubera ko iyi irahirengeye ireba byose gusa uhumure kandi umva ko mu ijuru hari Imana rero n'ukuri nanezerewe ko wemeye kuduha ikiganiro twaje tugutunguye ntago wari ubizi ariko tunejejwe nuko watwakiriye kandi n'ukuri Imana yo mu ijuru ikumera umugisha Imana yo mu ijuru igira ikintu irema twikinjira muri iyi nzu kuko niba turi abakozi bayo tuzi ko turi abanyamugisha aho tugeze tukatura umugisha wayo urahaba rero humura kandi kumere mu ijuru hari Imana iri kumwe nawe kandi izakurengera icyo nicyo kintu nizeye ariko ikintu nasaba bene data uyu mwana arakeneye kuvuzwa murabibona akeneye gufasha ubutabazi bwihuse namwe murabireba kandi ikindi nibyo kurya nabyo birakeneye erega ntabwo wabaho utariye namwe murabizi ntabwo waba utariye kurya birakenewe urabona kuvuza uyu mwana birakeneye ubuzima bwa buri munsi tubamo dukenera kurya dukenera namwe murabireba nta bintu byinshi navuga ariko byose mubireba kandi namuganye mureba kubiha amaso sinzi rero uburyo umwuka wari bugusanga akagukoresha nanjye uko ari gusanga akankoresha uko nyine reka tubigendanemo neza tuzagira icyo twibutsa Imana nitugera ku munsi w'amakuba rero murakoze twari tugeze ku musozo w'ikiganiro ariko ntabwo twagenda hari umuntu uri buvuga ati ese ko nabonye kiriya kiganiro ni gute nabona uriya mubyeyi namuhamagara nko kuri ihe nimero ese ko mfite n'ubufasha nabukiye namufasha nabigenza gute reka duhereze nimero yiwe kugira ngo wowe nubona umutima wawe ugukozeho ugire icyo ukora umukorereho umugisha kandi Imana nawe uzaguha umugisha kuko izakurikira ku mirimo ukoze mama tubwire nimero ukoresha kuri mobile money kugira ngo umuntu wakwifuza kugufasha wakwifuza kugira icyo gukoraho umugisha abone uko yakuvugisha yitubwire 07 yego 3 yego 15 12 85 bazitubwiye ariko ongera uzisubiremo kuko hari abantu bijya bigorana nagiye mbibona kenshi na kenshi bigorana ukongera bagasubiza inyuma ariko ongera uzisubiremo 0783 yego 15 12 85 yego urakoze nukuri turagushimiye kuko watwemereye ko tuza iwawe waduhaye ikaze ni karibu kandi ntago tugiye tuzahera ndabizi tuzagaruka kandi tuzagaruka hari icyo Uwiteka yakoze ndabyizeye ko Uwiteka hari ikintu agomba gukora kandi tukazagaruka turi mu mashimwe rero twari turi ku musozo w'ikiganiro mu bisanzwe murabizi neza ni wa murimo w'Imana twari turimo kandi ibintu byose tubikora kugira ngo tuzibutse Imana imirimo rero mwakoze cyane kuba mwabanye nanjye mwihanganya hose twaturutse mukaba mukiri kumwe nanjye muri kunkurikira mwakoze cyane naho utaha ciao ciao